nibyo urakoze cyane kuko uzi ibitangaza bikomeye kandi ukaba uciye imbaraga abarozi n'abakonikoni kuri uyu musozi izina ryawe rikaba ryamamariye muri aba bantu tuguhaye amashyi menshi cyane musubire mu myanya yanyu musubire mu myanya yanyu musubire mu myanya yanyu amashyi muza kureba uko abandi baje birukanka aba bantu nimubona baje birukanka mungashye ngiye guhamagara abantu bajya bagorana kuza ngiye guhamagara abantu itabi ryamaneye kureka abantu ubuhehesi n'ubusambanyi no kwikinisha byazengereje ngiye guhamagara abantu inzoga zananiye kureka aba bantu nibatambuke baze Imana irambwiye ngo bagikizwa ibi byaha hari imigisha igiye kubasukira muri uku kwezi kwa gatanu Imana ajyaga ibarebera mu byaha ikanga kubaha umugisha mutambuke mushira ubwoba nk'intare muze mbasengere ngo botore ibintu byanyu byari byaraze muze yego urakoze Uwiteka ku kiganza cyawe gihakoze kikaba kinetrarije inyonjo nicyo gitangaza Imana yari itaramuresha kuva yampa impano yo gukora ibitangaza nibwo bwa mbere nkoresheje igitangaza cyo gusubizaho inyonjo unama wongere unamuke yego ongera yego nukuri ibi ntabyo washoboraga ongera rimwe ibi ntabyo washobora pero de sikerede pokita yasa keta hano harimo umuntu ushaka kwiba telefone aha hantu harimo umuntu ushaka kwiba telefone yateye imibare yatangiye no gupanga icyo azakoresha amafaranga nayigurisha uranamukwibye ukarenga hari utari ku gicuku menya ko nari umuhanuzi kazi mwami nyiribihe ndaye uri mu mwana iyo afite umwana mu nda nta kibazo cyo kuroga afite ndagira ngo nsengere uyu mwana nahamagara abantu babyimbye inda sinahamagara abantu batwite ariko Imana imishuriye ko uyu mwana ugomba kumubyara ariko ufite ikibazo cy'amaraso make icyo ni kimwe cya kabiri urota nabi uva watwite uno mwana urota nabi urota ugwa mu rwobo urota bene wanyu bapfuye uhora urota abantu b'iwanyu uhora urota uryamye iwanyu Uwiteka arambwiye bagukuye mu ndaro si wanyu mu izina rya Yesu bihute muri mwe hari umuntu ufite ikibazo cy'uko abyimbye bigera he uretse no kubyimba inda wowe urazinze kandi hari umuntu wagukoreyeho ubufende wakoresheje amavuta yo kwisiga si nawe yarashatse kubikorera ahubwo wabaye igitambo cy'uwo yari abikoreye Imana irambwiye ngo ugukuyeho icyangiro mu izina rya Yesu kandi Imana irambwiye ngo ntabwo inda ubyimbye ari inda y'amarozi ahubwo uzashake umuganga w'umuhanga akuvure mikorobe ufite mu nda ufite mikorobe mu mara mikorobe zarakwata tugeze mu rwego urwaye inzoka zo mu bwoko butatu nujya kwa muganga bagasanga nurwaye inzoka zo mu bwoko butatu bagasanga amara yawe ntiyatatswe n'imyanda yatangiye kuyatobagura uzamenye ko nafite mikorosikopi mu maso nubura amafaranga yo kwivuza uzampamagara nyakoherereza Mwami Yesu munakurota ibikoko munakurota inzoka munakurota ibintu bikwirukanka munakurota ibintu bikwirukansa niyo bwije ugiye kuryama ubabazwa n'uburyo utari gusinzire neza uhorana ubwoba bwinshi wumva butakwira ngo uryame
karande z'iwanyu zaraguhiragije umwuka w'ubukene n'ubutindi w'iwanyu n'izi saha wakwirukankagaho Uwiteka Nyiringabo arambwira ngo agukuye muri karande z'iwanyu kandi Imana irambwira ngo shaka ikintu ukora mu nzu yawe ubundi washatse ikintu ukora mu nzu yawe ubu no kuzinduka ugakoropa hano ukagenda ugakubura hariya byibuze Imana yanakureba ikabona ifite n'akantu katuma urokoka byarakunaniye shyiramo agatege ukora ereka ntabwo gukorera Imana bisaba amafaranga ubu uzinutse ukaza ugakubura hano cyangwa ukajya muri tuwarete ugakoropa harya wose umurimo ngo Imana ivuze umurimo nikora ari bivuze maze wigendera amahoro Mwami Yesu Imana achaparebos paise teki sikitabosa rapazo de kerebosange tota reteteteki shara tikrepasa uherutse kugera ahantu uzi urayoba usanzwe uhazi ariko urayoba uyu ni umwuka w'urwohoho batangiye kukunagaho ngo uzagende uyoberwe n'iwanyu uyoberwe aho uvuka uyoberwa aho utaha uyoberwa aho uba uzabirirwa irengero Uwiteka arambwira ngo muri amasengesho agukijije umwuka w'urwohoho mu izina rya Yesu mama ufite itimu y'abantu bakugendaho ufite itimu y'abantu bakugendaho n'izi saha ntibicaye ariko ukaba wifitemo intege nke z'amasengesho usenga rwose na rozari ntiyarekareka n'ishapure wapi Imana iragushaka mu buryo bwo gusenga ukava mu bintu by'umudabagiro urimo kuko nubwo ngiye kugukangarira nkakora umukwabi imbere y'ababaruzi hari uruhare rwawe usabwa rwo kuva mu bintu by'imidabagiro ugasenga iyo ntava mu midabagiro ngo senge n'izisamba nyimanutse kuri porafomorozikazi ariko nimanuyeyo ndataha n'izisaha mfituruka mu izina rya Yesu akira gukira mu mbaraga n'ubushobozi ibiganza bya hagarara hano hejuru ibirenge byawe bimeze nk'ibirimo amahwa watambutse ibintu iyo ugenda mu bintu bikujombaha ibindi bikakujombaha ni ibintu watambutse uhora uca hejuru aka kanya mihinduye ubusa imitego y'abarozi mihinduye ubusa kwa jina la Yesu birimutse ugira igihe ubuzima hafi ugira igihe ubyimba amafi ese numva ikinyarwanda n'izi saha arabyimbye bikuri kumbwira ko n'izi saha abyimbye wamubwira ukicara aho ngaho ko nanjye ejo nahicaye ayo mavi nkayasengera bitangoye wabishobora ayo mavi yawe ntiyahinaga guhera izi saha ntahina iyi pozisiyo wicayemo ntabwo wajya kuyicaramo Uwiteka arambwira ngo ukiva ndahanura natepare bosiye ndahanura ya mahembe wamaragamiwe watepusike cya kiganza gikiza kimwe gitegeka bigategekeka kimwe kimura bikimuka nimura kwa jina la Yesu haguruka ugende mu izina rya Yesu Mwami Yesu wacuze n'igihe kitaragera niko Uwiteka avuze umuryango w'iwanyu habamo asima wagira ngo nubwo ari hereditere mwebwe harimo n'ibikabyo Uwiteka arambwira ngo muri iri teraniro bakurinze kurwara asima kandi ukayimarana igihe gito ikaguhitana niko Uwiteka avuze kandi dore umwingo nawo wari wakwatatse Uwiteka arambwiye ngo uyu mwingo arawubaza ni mu bantu batashobora kuryama bagaramye iyo uryamye ugaramye wumva ugiye guhera umwuka ntabwo nkubeshera nguhaye mikorofone wabivuga
buri gihe uryamye ugaramye wumva ugiye guhera umwuka. Imana irambwiye ngo ikubagiye muri iri teraniro igukijije umwingo, ikurinze gukenyuka. Dore iwanyu murakenyuka. Wabonye kuko byara bapfa bakiri batoya, ndakubeshyeye koko. Dore wabonye ko bapfa bakiri bato. Uyu mwaka nawe wari ugiye kujya mu butaka, Uwiteka arambwiye waranabirose, warose upfa, urota baje kugushyingura wumva wapfuye rwose, inzozi zawe urota upfa. Ubwo si ukuri kw'Imana. Imana irambwiye ngo uyu mwaka nawe wari ugiye gukenyuka, kandi uyu mwaka ufite niwo abantu b'iwabo ba nyoko bahora bapfiraho. Imana irambwiye ngo iguhaye kubaho muri aya masengesho, muri aya masengesho. Imana imuhaye kubaho. Wicara he ngo nguherekeze mugezeyo, tugende mugezeyo ngusengere isengesho. Imana iguhaye kubaho. Mwakira umuntu ubayeho, mumwakiriza amashyi y'umuntu abayeho. Uyu muntu yarapfuye amarabira, uyu muntu yarapfuye amarabira. Wari wicaye hehe? Yego genda genda. Mwami Yesu, uko yicaye aha niko mwicaje mu bye, niko mwicaje ahakomeye, niko mwicaranije n'ibikomangoma. Niyicare mu mahoro n'ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Muvuga cyane ngo amina. Mwongera cyane muti amina. Muvuga cyane ngo amina. Hanyuma dukomeze na cya kiganza. Mu kandi kanya ndaje sengera icyiciro cya kabiri. Aha ngaho umugabo aramureba, aramubwira ati mwigisha, nsize umwana wanjye arwaye, arenda gupfa, ariko uzanye iki kiganza cyawe ukamukoraho, uyu mwana arahita akira. Maze umwigisha ngo yari ari kumwe n'abantu benshi, yari ari kumwe n'abantu benshi. Hano harimo umuntu ushaka kwiba telefone. Aha hantu harimo umuntu ushaka kwiba telefone, yateye imibare, yatangiye no gupanga icyo azakoresha amafaranga nayigurisha. Urarama kuyibye ukarenga hari utari ku gicuri, menya ko nari umuhanuzi kazi. Nubwo wahera ureba iyo telefone y'uwo mudamu urimo umubara ngo mu kanya bashobora guhumiriza bagaseka. Hanyuma Yesu nawe yari ari kumwe n'itimu y'abataka. Yajyaga agenda wenyine, ubundi nta mwami ugenda adashaka. Yesu yajyaga agenda ashagawe n'abantu bamwemera bati turakwemera, akagenda ashagawe n'indyarya ziti mwigisha. Yareba hirya nyakuvuna umuheto, agashagarwa n'abantu bavuga bati uyu munsi turarya imitsima. Agashagarwa n'abavuga bati cyaduha akavuga ijambo, twakuvaho tukajya hari wowe ufite amagambo meza y'ubugeni. Agashagarwa n'incakuro z'abafarisayo, ntizijya zidushagara, zicara zikarindirira iducika, zikaba arizo zinoboramo, ugasanga niko kantu bari kwamamaza kuruta ibyiza twavuze. Iyo ni itimu y'abafarisayo dukora mu murimo. Akagira itimu z'abasadukayo, akagira itimu z'abanditsi. Abanditsi n'izi saha turi kumwe nabo, aragukamera agacunga akantu kagucitse akaba ari pashyiraho cyane. Aba ni abanditsi, niba ari umuntu baba abahungu b'abanditsi. Abo bose bagendanaga nabo. Akagira abantu bifitiye imibabaro y'indwara barwaye zidakira, abo
bose bakagendana nabo kandi bose bagiraga ikintu cy'amagambo mwigisha. aha rero yari mu muhanda yigendera amawukaza shariko Yesu we watubanjirije tuje tugukurikije nyirabagenzi arize sinzagupfira ubusa nzataka ubundi waragiye uravuga uti mbasigira amahoro muzasigara mukora ibyo nakoze. Yesu we nzataka ku buryo uzajya undaba mu ijuru ukavuga uti mfite igifaru cy'umugore nzataka ibyaro nataka umujyi nawe nzataka. Yesu ngo arigendera wabamutanga imbere akabura aho anyura bishakira imitsima abikoze hirya no hino bati mwigisha madamu wanjye amaze iminsi arwaye mwigisha maze abana banjye b'abahungu uzabashyire iburyo bwawe mwigisha abagishamutse rero z'abadamu zumva abana babo aribo bajya mu ijuru zaje kera izishamutse zumva abana babo aribo bakwicara ku ruhimbi. mwigisha birapfuye akaba n'abandi bigize jorokone Yesu ajya kwikiriza nk'impumyi zikazi oya mwigisha oya bagafata ati oya mumurekazi. aha rero ngo ari gutambuka agenda akwitana n'uyu mugabo aramubwira ati ngwino usengera umwana wanjye umwambike ikiganza arakira. igihe ari mu muhanda arimo ajya k'uwo mugabo Yayiro abantu ari benshi haza kuza umugore uzi ubwenge wari umaze imyaka 12 ari mu ngombe. uyu mugore ngo ibyo byari byaramenyekanye babahanuzi bavuga ngo iravuze ngo zana igitambo tukugire ikanyarira bari barayamumazeho. abaganga n'abavuzi n'abaperive na leta bari barayamumazeho. umugore akanga ntakire pe yarivuje yarahuye n'abajenekologe b'abahanga biranga pe. umudamu aza kumva ibya Yesu niko Bibiliya ivuga aza kumva ibya Yesu ngo araza acunga umwigisha ari mu muhanda ujya kwa Yayiro arimo ajya gukoza akana ko kwa Yayiro w'ikiganza. uwo mudamu aracunga ngo aca mu bantu benshi cyane aravuga ati mu minsi ishize nasomye ijambo rivuga ngo ubutware bwe buzaba ku bitugu. ibi byahanuwe n'umuhanuzi Yesaya aravuga ngo bazitwa igitangaza ashyiramo ijambo rivuga ko ubutware bwe buzaba ku bitugu bivuze ko nikora ku nshunda ze ako kanya mitanyira. umudamu baca mu bantu yirengagiza ko umugongo wamenaguritse yirengagiza icyuka kinuka afite agira gutya aca mu bantu waromboka agaca akora ku nshunda za Yesu ako kanya isoko y'amaraso irakama. ako kanya iyo uhuye na Yesu biba ako kanya iyo muhuye uhita wumva ikimenyetso vuga ngo amen ongera ngo amen. umudamu arangije atangira kumva ibihimbano by'umwuka biraje. Yesu nawe ati muhagarare rero sasa muhagarare hari umuntu umazeho ariko nta muntu utagukozeho. hari umuntu umazeho afite intego ikimenyetso cy'uko nkozeho imbaraga imvuyemo imbaraga incomotsemo. aha nkahita mbaza abavugabutumwa bagenzi banjye n'abahanuzi bagenzi banjye nimba Yesu umugore yaramukoragaho imbaraga ikamuvaho wowe ukura hehe imbaraga zo guhora uvuga ngo nimwakire igitangaza gishyushye? kuwa mbere no kuwa kabiri tumuze mufate ikindi cyashyushye kuwa gatatu tumuze mufate ikindi tukabura umunsi uvuga uti nimuze tujye kwicaniramo imbaraga twashiriwe. izo mbaraga uzikura mu kihe gihugu wowe ukabyara? izo mbaraga ziva ku ki ko nta gushira amakenga wowe wirirwa ukoreshwa ibitangaza utajya imbere y'Imana ngo usenge? zatubwira niba atari za mpeta zaje umukoresha zatubwira niba atari bya biheko byaje umukoresha agendana n'umuntu afite haleluya ariko afite ibiheko hano akajya agira gutya ati haleluya agakoraho ati haleluya akakongera agakoraho. izo mbaraga nazo twazihaye iminsi ariko iminsi twazihaye urabona ko zajegeye amagambo yabashiranye barimo barasubiranamo kuri za YouTube. imbaraga z'ibiheko zabashiranye waraha mbega garandishizemo
mweba abagabo namwe mwiyeguriye Yesu uburyo tugiye gukora ha batanu tukataka Imana nayo ikagifata umugisha waba yari yaragena abantu batanika huko nukugiye gukorana n'abantu b'Imana ubundi tukaba tugiye gukorera mu birere bavuga batese bazaza ryari kugenda twagiye n'ubwo mbona ntazi ibintu murimo funga amavarize twagiye kugenda byo twagiye tugiye gukoresha ibiterane twatinze n'ahantu tudakenewe niyo yaje ariko igihe cyageze aho dukenewe amarembo yarangije gukinguka nubwo bizajya bigorana n'umuntu ajya guhendahenda ngo viza ngo tegeka birihuse n'ibintu byihuse haleluya kere bosa maze ngo Yesu arababwira ati tugenda ariko wa mudamu we igendera ukwizera kwawe kuragukijije abarageye cya kiganza cyageze kwa Yayiro ariko ahura n'inkuru imubwira ngo wikwirirwa urushya umwigisha akana kashizemo umwuka Yesu arangije arababwira ati burya tugenda namutanze burya bose tugenda namuzi ko nshoboye gukiza ntazi kuzura baragenda asanga abafarisayo n'abasadukayo n'abanditsi bagose urugo rwo kwa Yayiro bahise bashyiraho ikiriyo kumwe bacana umuriro asanga abakoze ikiriyo bakora ikiriyo cy'umuntu utarapfa nk'uko bagiye badukorera ibiriyo tukiriho abasadukayo hari ukuntu badukorera ikiriyo tukiriho basanga bakoze ikiriyo barabareba bateze burya mukoze ikiriyo umwana agihumeka arangije ngo abaheza bose aragenda asanga agakobwa kari cya kiganza cya Yesu cya kiganza agiye gukoza iwawe cya kiganza agiye kwerekeza muri bizinesi yawe cya kiganza agiye kwerekeza mu masomo yawe cya kiganza agiye kwerekeza mu rugo rwawe cya kiganza agiye kwerekeza aho baguhiga cya kiganza agiye kwerekeza aho uryama cya kiganza agiye kwerekeza aho byanze cya kiganza vuga ngo cya kiganza arangije akigatungaho aravuga ati kari saa 10 gakobwa haguruka ako kanya karahaguruka bivuze ko hari ibintu wari waragiriye ku kiriyo uzi ko byapfuye ikiganza kibikozeho ndakumvise databuja bivuze ko karame ndakumva hari ibintu wari waragiriye ku kiriyo uzi ko byapfuye bitakunda ikiganza cya Yesu kibikozeho birakunze umugabo wawe yaragucitse aragenda n'umugore yagiyeho nta kurusha ubwiza ahubwo ariho nabi ikiganza cya Yesu kigeze aho ari kimukozeho arazutse araje bari baramusinzirije ubwonko ndakumva databuja ikiganza cyawe gikoze kuri uyu mwana wabaye uwa nyuma ejo bundi yiga muri segonderi azana bilete ya nyuma ikiganza kimukozeho agiye kugutungura muri iki gihembwe agiye kuzana amanota ugira ngo nayo ubuntu bamuhaye karame databuja ikiganza cya Yesu gikoze kuri uyu muntu hari umuntu hano wavumwe na mama we aramuvuma aramubwira tuzapfa ntacyo ugezeho agapfuta byawe agapfuta hetse uragagenda uzabone uzapfe ntacyo ugezeho wavumwe na nyakukubyara nkundira uze hano muvumure nkundira uranguke muvumure kandi umuvumo waragufashe n'izi saha ntacyo urageraho hasigayemo 6 n'abaruzi nimba ukibipima ngo urebe ko birimo biva ku Mana niho biva kuko ngewe ntabwo ndisha ubuhanuzi nditunze nahangaha ni muri iki gihande ikimube muretse ni iki gihande ndi guhishurirwa nicyo Uwiteka arimo akoreramo waravuze yarakubwiye ngo mwebwe namwe barabavumye ariko imivumo ntiyafashe n'izi saha mwakoze ibishoboka byose
zose byaranze subirayo izi saha murakora bikanga mutonde umurongo hariya nk'uko abandi babijyanje izi saha murahinga ni mweza izi saha ariko uriya muntu usigaye wegamye wifubitse akantu k'umukara n'agapfukamunwa k'ubururu wegamye ku gikuta nawe waravumwe ngwino niko Imana imbwiye ugenda n'umuvumo Uwiteka arambwiye ngo ngwino akuvumurire muri aba bantu niko Uwiteka avuze ni ukuri muraje pe muraje banguka rwose wowe ufite umwana ku rutugu banguka n'izi saha kuva wabyara uwo mwana wowe uri muze wowe wicara wowe uri muze komeza uze kuva wabyara uwo mwana no kubona uturyo turyoshye n'ibikoroheye ngwino imbaraga z'umuvumo ayiwe mwana we umva urakoze kuza wa musore wowe n'ikintu ugerageza cyose kiranga kandi uzi kugerageza uragerageza ariko bikanga mwigira hano gutya muhunge iyo bafure ni ukuri kw'Imana pe bararangiye abumva barangiye abasigaye mwicare kuko n'ubundi nawe wari ukibipimapima ubipapira Imana irambwiye ngo abo yashakaga ni abangaba niko Uwiteka avuze Imana yacu ifata umuvumo ikawuhindura Imana ifata umuvumo ikawuhindura umugisha parobesi hirebosanga yatumye ugwingira bigeze no kubatizwa mu mwuka wera uyoberwa aho bigiye kubera karande pirebosaya shayikere barakugwingije kugeza n'ubwo ibihe by'umwuka wera bigwingira muri wowe ariko Uwiteka arambwiye ngo akujuje imbaraga z'umwuka wera shapakerebo wahize imihigo uhiga n'ibyo utashobora guhigura ayiwe wahize ibyo uzakorera Imana ni ukuri ntiwanabishobora Uwiteka arambwiye ngo arakuvumuye akuvumuye umuvumo w'iwanyu arakuvumuye muri iri teraniro akuhagiye imivumo tepakire de sangotabo retekere de sangotaya tutikirine perebogeye ongera umuzuza umwuka wera Yamana abantu ziyongere yake zanzozi zigaruke byayerekwa bya jambo ongera umucagine imbaraga z'umwuka wera zongere zimukoreshe iby'ubutwari Mana ndagushimiye mu bintu umubyeyi yakuvumye yarakubwiye ngo uragaheka inyonjo dore ngiyi yaritungukije dore ngiyi yarije inyonjo ariko so we ntubyibuka ko bagutuza ngo uragaheka inyonjo urabyibuka ngo uragaheka inyonjo dore ngiyi yarije hano iburyo bwawe dore ngiyi Uwiteka arambwiye ngo ayishubijeyo akurinze guheka inyonjo yego urakoze Uwiteka ku kiganza cyawe gihakoze kikaba kinetrarije inyonjo nicyo gitangaza Imana yari itaramuresha kuva yama impano yo gukora ibitangaza nibwo bwa mbere nkoresheje igitangaza cyo gusubizaho inyonjo unama wongere unamuke yego ongera yego nukuri ibi ntabyo washoboraga ongera rimwe ibi ntabyo washobora pero de sikere de pokita yasa keta urakoze Mana mwami nyiribihe mbakongoyeho umuvumo wa karande umuvumo wo mu gisekuru umuvumo wo kwa nyina mivumo babatutse mivumo babavumye bakaba bayisazanye kugeza izi saha bayigendana
uzanshake uzagizera kuzaza mu iduka ryanjye. Uyu mudamu mu mivumo bamuvumye baramubwiye ngo arakambara imbagara, bitumye izi saha atagira imyambaro. Ari mu bantu bakennye imyambaro, uzanshake mwambike burya azajya ahinduranya n'umuhereza imyambaro. Izina rya Yesu. Mwami nyir'ibihe, nirukana imyuka y'imivumo. Imivumo basazanye ni tepoke. Mama urwara isereri, izi saha urayifite, fata mu mugongo tugenda aho wicara, n'izi saha urayifite urenda kwikubita hasi. Wari wicaye hehe? Ni isereri y'indogano. Uwiteka arambwira ngo agukirije muri iri teraniro isereri. Nta kibazo cy'amaraso wari ufite, ni ikibazo cy'isereri y'indogano. Bakuroze ngo nugera mu muhanda wambuka uzazunga isereri ikamyo iguce hejuru. Imana igukirije muri iri teraniro isereri. Yesu Kristo habwa icyubahiro. Abantu basengere mugende, hasigara abona arasengera. Mwami Yesu, Imana iramye ngo igukijije indwara y'amabere. Iri bere rihora rikurya. Keretse mvangiwe nibwo nakubaza ngo nibyo cyangwa se, ariko nawe urabizi ko iri bere rikumereye nabi. Nakutagira ngo ibintu bikuryamo bihagarare, byaranze. Imana iramye ngo igukirije ibere muri iri teraniro. Hari umurozi uhora urihamagara. Mpamvu riri no kubyimba ritangana n'irindi. Ahora arihamagara ngo rizabyimbuke igisoni zo kujya mu bantu. Imana irambwiye ngo igukijije ibere ry'irogano. Wajyana na Yesu, wajyana na Yesu. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Ufite abadayimoni bakunywa amaraso. Imana irambwiye ngo ugiye kubyibuha. Imyuka ikunywa amaraso irazezengeye muri iri teraniro, kandi imivumo bakuvumye Uwiteka arambwiye ngo arakuvumuye mu izina rya Yesu. Umuvumo ndawusibye, uhinduye umugisha mu izina rya Yesu. Mwami nyir'ibihe, bivuga bikaba, yategeka bigakomera. Iyambukije Abisiraheli inyanja bigoye. Tera intambwe inshuro 3 tugende. Hagararaho. Imana irambwiye ngo ikwambukije urupfu. Imana irambwiye ngo ikwambukije karande z'iwanyu. Ongera utere intambwe 3 ujyaha. Aho Imana irambwiye ngo ihinduye icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Niko Uwiteka avuze, byari byaranze, ariko guhera isaha birakunze mu izina rya Yesu. Amina, amina. Mwami Yesu, ujya urwara indwara yo kwishimagura. Imana ukishimagura, ukaba bwacya wishimagura. Imana irambwiye ngo iragukijije, kandi Imana irambwiye ngo imivumo bakuvumye igukirije muri iri teraniro. Mwami Yesu Kristo, mu mbaraga mpabwa n'ubushobozi, uyu mwana umuhaye kubaho, uyu mwana umuhaye ibiro, uyu mwana umurinze gusinzira ubudakanguka, uyu mwana umurinze kuva muri koma y'amezi 6. Yego, uyu mwana umuhaye ubwenge urabukanguye, murinze gushikagurika. Jina la Yesu, jina la Yesu. Aka kana gakunda no kurira. Imyuka ikariza Uwiteka ayikuyeho mu izina rya Yesu. Umuvumo wavumwe niwo watumye ushaka no mu buryo butari bwo. Imana irakuvumuye, igendere. Mwami nyir'ibihe, papa ndambikira ibiganza kuri uno mugabo.
ibiganza by'abiguhi mufate mu biganza bibiri tumuheshe mwamenyere ibihe tumuvumo uyu muvumo uvuga ngo ntukagire icyo ugeraho ngo uzahinge wihinge ngo uzabyare wihembe ngo uzapfe ntacyo ugezeho turamuvumuye kwa jina la Yesu turapero desire kerebo salvota kere desire kerebo tumuvumuye mu izina rya Data wa twese Mwana n'Umwuka Wera amina ukomera Data wa twese amashimwe cyane mwongere Imana mwongere Imana amashi mwongere Uwiteka amashi aleluya ndashaka abantu bari hano bakuramo inda ibintu byo gukuramo inda birabiharaje mujye hano inyuma tugende mubanguke mumurikire tugende abantu bafite ibintu byo gukuramo inda bakuramo inda n'indi ntirajyamo mwaje twagiye muze tugende mwaje muze ningerayo utarahagera ugumaho wicaye yego kuko wari ugiye gukuramo indi igahita iguhitana Imana irambwiye ngo ngwino icecekesha imbaraga zagukuyemo indi kuzimu hari umwobo wasamye bavuze ngo ntuzongera gushyira umugongo mbega inda zavagamo mu buryo butazwi mbega noneho ukuntu zari zigiye kuvamo nawe ntubyuka aho ngaho mwambera Imana amashyi ku bw'iki kintu ikoze mwambera Data wa twese amashyi mufatishe ibiganza bibiri byanyu ku nda mwamenyere ibihe iki kiganza cyawe wambwiye ngo kirakora ibintu bikomeye muri iri teraniro umbwiye ko guhera uyu munsi iyi myuka babatezagamo ivanamo amada itazongera ukundi yego itazongera ukundi utanze itegeko ko itazongera nubwo muri bo hari utazongera kubyara kubera ubushake bwawe ariko urambwiye ngo imitego babateze ifashe ubusa mu izina rya Yesu amina muhe Imana amashyi muhe Imana amashyi muhe Imana amashyi mukomeza mujya mu myanya yanyu mukomeza mujya mu myanya yanyu ongera cyane ngo amina cyane nubwo na hano barimo bagiye kuza ariko hano harimo umuntu baroza amarozi aranirukisha yibwira ko yashizemo n'izi saha ntabwo arashira ngwino hano hanyuma n'abandi bari hano babonere kuzamo umuntu wirukishije amarozi barakuroza amarozi urayarya urirukisha kugeza izi saha uracyumva ibisigisigi mu mubiri wawe ntabwo aya marozi yashizemo ikiganza cy'Imana kirashaka kuyagukuramo tambuka usi yego ngwino yego rata ngwino hagarara aho ngaho mbega igihungu bari bishe mbega igihombo twari tugize reba gutabara twagiye gushyingura uyu muhungu n'ukuri kw'Imana agapfata atwaye imodoka n'ukuntu ayikunda Imana ukunda imodoka Imana izayiguha niko imbwije ukunda imodoka mu buzima bwawe ukunda imodoka Imana irambwira ayiguhaye muri iri teraniro iguhaye imodoka uhora uvuga ngo n'uwaguhishaje mbonye umuntu ukunda imodoka kundusha bari bakwishyura atwaye imodoka Imana iguhaye gutwara imodoka jina la Yesu aba bantu bakiri hano ndashaka guhamagara abantu bahora n'inyota uretse wa wundi nasengeye hari abantu bahora n'inyota idashira ariko nabonye harimo n'abagabo babiri muri abo bantu bahora n'inyota idashira bahora banywa amazi ukagira ngo bari inyama z'ikiyo banguka ibintu byo kugenda
kugenda gace banguka ibintu bisigaye inyuma tugiye kurwana nabyo ni byinshi. Izi nyota nazo nayishuriwe ko ari amarozi mwariye ariko bitaramenyekana mu mubiri. Munsi w'iteka arambwiye ngo agiye kubakiriza muri iri teraniro reka mpite parafitiramo umuntu uhora mu mihango kugira ngo bataza kukuvumbura. Ituziramo uhora mu mihango idakama, ituziramo kandi muhagarare muri sisiteme namwe muzi, Mwami Yesu, izi nyota zidashira nizishirire muri iri teraniro. Ariko no hari abahanga we, no hari abahanga mu kuroga kweli. Umuntu kuroga inyota abakazi na mu gicuku we murabyumva mukanywa amazi ari we. Mubitwara hamwe na Yesu Kristo. Iki kiganza cyawe nigikora kuri aba bantu abarwaye indwara zo kuva zikire, aka kanya nizikire. Aba bantu bariye amarozi aka kanya nakire. Pokere bose kitiki. Nibyo urakoze cyane kuko uzi ibitangaza bikomeye kandi ukaba uciye imbaraga abarozi n'abakonikoni kuri uyu musozi. Izina ryawe rikaba ryamamariye muri aba bantu. Tuguhaye amashyi menshi cyane. Musubire mu myanya yanyu, musubire mu myanya yanyu, musubire mu myanya yanyu. Dukomere Imana amashyi, mugende mukomere Imana amashyi. Aya mashyi, aya mashyi, aya mashyi, aya mashyi, aya mashyi, aya mashyi na yawe. Aya mashyi, 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 aya mashyi. Mwami Yesu izi mundu. Aya mashyi, aya mashyi, aya mashyi, aya mashyi, aya mashyi. Barota inzoka zibatera mu nzozi. Muhaguruke abantu barota inzoka. Iri teraniro ririmo abantu benshi cyane barota bagwa mu cyobo. Muhaguruke zuropare pokara mugumaho muhagararaho muri iri teraniro. Mana rambye ngo harimo bene wanyu bapfuye babatera mu nzozi bakabahamagara abandi bakabanigagura.
kwa jina la Yesu. Imyuka y'inzoka barazibohereza ndaishi kwa jina la Yesu. Imyuka y'abapfuye yose nyisubije kuzimu kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Mwicare mukomera Imana amashyi. Mwicare mukomera Imana amashyi. Haleluya. Muri iri teraniro hari umuntu ukirutse ikibyimba. Ukirutse ikibyimba nagira gutya cyari kimwishe. Urubyimba runini cyane. Akiza ikibyimba mu minsi ishize. Cyarakize. Ariko nubwo yaragikize cyari kikwishe. Ngwino hano. Sanga hano. Sanga hano. Sanga hano nawe. Ibi bibyimba mukirutse. Ibisigisigi byasize. Ni byinshi. Mani namwe ngurashaka kubakuraho ibisigisigi. Aka kana nikaza. Ngwino. Dore bakuroza ingonga. Bakuroza ingonga ngo upfe umeze nk'ishusho. Mani irambwiye ngo irakurogoye muri iri teraniro. Umuntu warikoze arasabye akira gukira mu izina rya Yesu. Ngaho komeza ugende. Mwami Yesu, murambike ikiganza ku mutwe cy'iburyo mu gihorihori. Iki kibyimba hari ibyo cyasize. Urambwiye ngo urabimennye. Iki kibyimba cy'ikidongerano cyari kigiye guhamagara ibindi. Aka kanya mu butware wamaye ndategeka ibisigisigi gushiramo kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Musubire mu myanya yanyu. Ndashaka umuntu muri iri teraniro aherutse kubona abona intozi zimusanze mu nzu. Nasa we. Mbega igitero cyagusanze mu nzu cy'intozi. Mwami Yesu, uvuga bikaba wategeka bigakomera. Wowe wenyine ukora imirimo ikomeye itarondoreka. So kugira ngo nemeze abantu uvugisha ukuri. N'iri joro injangwe ntabwo zaraye zirera iwawe. Ntufite ibigeragezo by'injangwe zinagutera iwawe. Uhora wirukana ibijangwe ibintu by'ibipusi. Uheruka kubona udutotsi. Irambwiye ngo mubwire igihe kirageze inagukoresha uve muri ibyo bintu by'imiteto ufite. Umurozi watumaga injangwe n'intozi. Imana irambwiye ngo ntazanaceceka azahora abikora. Ariko agiye kubona ko ibyo akora bidakora. Ukazibwiriza acika intege. Ariko Imana irambwiye ngo hari ikikugaya. Iri kugaya amasengero, iri kukugaya inakwishyuza amasengesho ajya gusenga ukangutse. Aya masengesho ajyaga akangama. Aya masengesho yagiye. Iyi myuka y'abarozi igendana n'intozi. Izi ntozi zabasanze mu nzu. Nakubura ibyo zasize. Zimana z'abarozi bagenda bihinduye intozi, bihinduye injangwe. Zimbaraga zabo ndazinetarije kwa jina
boka ante kerebo zetekike sanko oraboke shikerebo kanke desi entiki tereboka tekike resa shaibokere titikriboka antake eshaerebo kutiki araboki kanko zeteke shakike araboki tekike asa erete popaki raka jeteki erepoka antekiki hatazanko korebo zaike shakerebo antaki direkasa antekerebo sanokadaza ararara kerebo tutaya erebo ashaere keredezando teki tata akatasirebo onkisi kirere rapokokosa jetekere tankehetesa atapopo ashaereki entesiki anteke atarobosa anke eratayarebo asha nekike retes etapapayaka tankesihe rapoko oyasa terekeredesa ashaereke atikerevosa ahaha retekeresa shabobo orarapaegerere tekahata sha ekesangoka atasi hasa kesangoko babasa akerevo ashahata antikikiha sharaboka ha sha kerebo tota sha ke sha tota keredesa Imana irambwiye ngo mbabwire uko batoranije mu bandi niko mugiye gutungurana mu bandi cyane cyewe cya kabiri irambwiye nguko ibarobye mu bandi niko bakwiyeho umwuka w'urupfu kandi data twese arambwiye uko abarobye mu bandi uko abahinduye abarobyi b'abantu kandi ibiganza byanyu Uwiteka Nyiringabo arambwiye ngo abihaye ihirwe muri uwo mwaka wa 2022 tapokeredesa katasa kandi muri mwebwe Uwiteka amishuriye umuntu ugiye kugira urugendo rw'umugisha kandi tabokeredesa Imana irambwiye ngo ahantu heruka kujya uruzinduko heruka kujya mukaryama hari ibintu wasasiwe n'umuntu utari wo muri urwo rugo ubiraramo kuva wavayo kugeza izi saha wumva utazi uko umeze Imana irambwiye ngo igukirije muri iri teraniro wari ugiye rapayake kandi wari wabicetse Imana irambwiye ngo muri iri teraniro igukirijemo umwuka w'uruyera kandi uwo muntu wabikoze afite umwana yayobewe irengero rye baramubwiye ngo nashaka umuntu nawe yohohesha ngo nibwo umwana we azagaruka uba igitambo cy'umwana we Imana irambwiye ngo muri iki giterane Uwiteka Nyiringabo akurinze kuba igitambo cy'abantu niko Uwiteka avuze musubire mu mwanya wabo ngeze ku bantu bacuruzaga bagahomba niko Uwiteka ambwiye abantu bacuruzaga bagahomba mukecuru garuka iriya mituweli ukakunywa umuntu wayiguha izina ry'urariza
kubeshya ko ari urubyaro iriya miti yakugizeho ingaruka yaje ishorewe n'imyuka y'abadayimoni Imana irambwira guhumana iriya miti wanyweye igukuyemo ubumara bwayo igendere utabesha ufite ikihe kibazo baracuruje nawe urahomba uretse no guhomba kugeza izi saha no kubona igihumbi biragoye kandi wacuruzaga nayo yari amatirano niyari ayawe ibi biganza mu bitege n'abantu barimo basaba Imana Mwami Yesu iki ni igihombo cyaturutse ku badayimoni iki gihombo cyaturutse kuri Satani ibi biganza ndabihumanuye ibi biganza ndabihumanuye ibi biganza sapedota tekira desaya shepaya keja tekita tike nyuma y'uyu munsi aho bashora urushundura barobe nyuma y'uyu munsi cyo bazacuruza cyose kizababerekeza nyuma y'uyu munsi akanwa kabo kagiye kuzura amashimwe muhe Imana amashyi menshi cyane musubira mu mwanya wanyu muhe Imana amashyi menshi cyane musubira mu mwanya wanyu musubira mu myanya yanyu ayo mashyi aya matwi
amina uko mugenda mubisikane n'abagabo barwaye mu nda se ni mugende uko mugenda mubisikane n'abagabo Imana ibishuriye barwaye mu nda haramurya akumva yahambiramo ikintu akubika inda bikanga akihambira bikanga uyu munsi hakamurya ndanize kuvuga bageze aha ejo hagaceceka ejo hakongera hakakuguguna ejo bundi hakongera hagaceceka uri umugabo wowe uri umugabo nababwiye ko hano hari abantu bibeshyera hari abagabo mpamagaye barwaye mu nda ndetse nimubereye umugabo muri iri teraniro hari abagabo mu nda hakegeta ndi kubona ibi bintu bibakegeta Yesu we uje gukiza uje gusohora uje gukuramo niwongera kukurya uzampamagara uvuga turavana ufate kunazana mwami Yesu ikiganza cyawe wambwiye ko kiri gukora ibintu bikomeye muri iri teraniro wambwiye ko kiri buhindura ibintu bigahinduka wambwiye ko kiri bukiza indwara zananiranye aka kanya urambwiye ngo ukijije aba bagabo indwara zo kuribwa mu nda aka kanya bikozwe mu butatu Imana Data Imana n'Umwuka Wera amina amena amena amen Imana amashyi uheruka gusenga amasengesho yo mu butayu bwawe mbonye abantu bagiye kuguhamagara bakanabikumvisha kandi ukumva nibyo pe bakubwira bati tujyane gusenga amasengesho mu butayu kubera ikibazo nifitiye nkabona uragiye ko Imana imbwiriye muri iri teraniro ko mu bantu bemerewe gusengera mu butayu utari ariyo mpamvu butakubamo wemerewe gusengera mu butayu uri mu bantu babujijwe gusengera mu butayu mbere ko abarokore mutumva ejo bundi uraje uhura n'ikibazo umuntu akubwire ngo ubushize nagira mu butayu nasubizwa ngwino tugende mu bantu babujijwe gusengera mu butayu urimo ikindi kintu cya kabiri ubujijwe kunywa ubushera ubujijwe iki kunywa ubushera uzarinde ujya mu nda y'isi udasomye ku bushera icyo kintu uracyumvise dore Uwiteka yagushyize urukingo rukomeye ku mwijima ariko agatima gahora gaharehare ubushera ububujijwe atari uko abandi babubujijwe ububujijwe atari uko bazabukurogeramo ububujijwe kubera ko Imana imbwiye ngo umwijima wawe uzirana n'ubushera bicara ayo mashara uretse wa muntu nasengeye ubyimba amaguru hari abantu bari hano babyimbye amaguru ntabwo mvuze abigeze kubyimba amaguru nta nubwo mvuze warabyimbiye ukuguru kugajya kukabyimbuka ubyimbye amaguru n'izi saha amaguru yawe ntangana tambuka uze hano tambuka wizika n'izi saha amaguru yawe ntangana yego ngwino urebe Imana ngwino uhure n'Imana yego hagararaho ngwino uhure n'Imana hagararaho Imana yaje ku maguru ikiganza gikora ku maguru cyaje atake shapokeye aya mashyi
mashi, aya mashi. Uwiteka Nyiringabo. Ariko uriya reka mbabwize ukuri, Imana ivuga ibi bintu sinari mpari, n'umuhanuzi yabinyujijemo ndamwubaha cyane, aho ari Nyirapasika yubahwe. Imana yavuze ngo mutegure igiterane cyo gukiza indwara. Imana mu kanya muze kwiha ituro ry'ishimwe. Mushumba, Imana igukirije abakristo ubumuga, abangaba ubona mu minsi mike wari ugiye kujya ubashyira igaburo mu ngo, abangaba mu minsi mike kurenga umuryango byari kuba bitemewe. Imana nivuga ngo mutegure igiterane gikiza indwara, ziba zihari. Wowe kwiyoboye aba bantu igihe kingana ntazi, wari uzi ko ufite abantu bangana gutya babyimbye amaguru, si bwo bwa mbere ubibonye? Si bwo bwa mbere ubibonye? Singaye amaguru ntabyimbye, ntagiye kubyimbukira muri iri terane ko numva Imana ije. Ahaha, reka mbabwire, hari umuntu bamaze gukura amenyo inshuro ebyiri kubera kuyarwara, naze nawe maze gukurwa amenyo inshuro ebyiri. Muzamure ibiganza ndebe ko muri benshi. Muze mumaze ariko Mana ireba no mu menyo, maze kugukura amenyo inshuro ebyiri, nandi yaratatswe, nandi arakurya, urumva nayo bajya kuyarandaguzamo. Uko mutambuka ndabona Imana iri gukiza kanseri z'amenyo, uko muri gutambuka ndabona Imana iri gukamura ama infection yo mu menyo, uko muri gutambuka ndabona umuntu wahiga wari byihishe inyuma asabye. Mana nyiribihe we, abandi muhagararaho mugeze. Mwami Yesu, niwe wapfuye urazuka nyuma y'iminsi 3. Niwe wenyine wapfuye warabivuze ngo uzapfa nyuma y'iminsi 3 uzuke. Niwe watsindiye isoko ryo kurengera abantu. Aya maguru, aya maguru, aya maguru, aya maguru, wa maguru we, ngutumweho nonaha, ngutegetse kubyimbuka uko amasegonda yirukanka mu isaha, aba ari kw'indwara yirukanka yo kubyimba amaguru. Wa maguru we byimbuka, wamenyo we ndagutegetse, mpagaritse imisonga nonaha mu menyo, mpagaritse ibindi byuma byinjira muri aya menyo. Mukomere Imana amashyi musubira mu mwanya wanyu. Muri iri teraniro Imana imishuriye umuntu boherereza ibintu bihora bigenda ku mabati. Reka njya kumwizanira mwihuta, ariko mujye mugenda nk'inkotanyi. Iyi zire nkurikira ibi bintu bihora bigenda hejuru y'amabati, nze mpangane n'uyu munsi, undi munsi nze muhe gasopo, nze muhe gasopo. Nyuma uyu murozi uhora akugendaho, akugenzeho igihe, urajya kumva ibintu hejuru y'amabati ukagira ngo ni nk'ibitaka bahanyanyagije. Abaje nikoza burya aba yahageze, rero ukajya kumva ukagira ngo ni ibijojoba by'imvura atariyo, wajya hanze ukayibura. Ariko muzehe uretse kubeshya sibyo, rero urwanya nabyo igihe kinini, umva ni nk'ibijojoba, wagera hanze ukabibura. Watora agatotsi ukumva muri saro nk'umuntu ufashe intebe arayimuye, umva nk'umuntu ufashe intebe arayimuye, ukajya kureba ko ari nk'umuntu wise nk'urugi cyangwa wimurikiye. Waratatswe muzehe, aka kanya umurozi wakatatse ngiye kumwatakira muri iri teraniro. Aramenya ko ubu butaka bwajeho umuhanuzikazi utarya ruswa, aramenya ko ubu butaka bwajeho umuhanuzi udakina, aramenya ko hari abantu Imana yagurukije nk'inkuba muri iki gihugu. Kwa jina la Yesu, uru rugo ndarusengeye,
igihunyira giherutse kuvugira iwawe si n'ubwa mbere ni kenshi uri kubivuga ariko ubivugira mu gapfukamunwa n'ubwo mutumva igihunyira cyarakuzengereje ariko cyabuze umupfu gitwara kubera ko Uwiteka gukunda muzereka mubwire ikintu cyatumye Imana ikurinda ibi bintu mu rusengero higeze bino umudamu wawe bino umudamu wawe munzanire intebe zicara mwafura mumpe intebe aho ngaho ko diyakoni gahede hasi ngwino umfashe umurimo icara aho kangana icara dore uri icyogere mu bagore urokotse impfu nyinshi hasi icara aha ngaha nimba batarasezeranye uraje ubasezeranye Kigali we iki gihunyira cyarahumye ntigisiba cyashatse umupfu kugeza n'izi saha cyaramubuze dore rero ikintu cyatumye Imana ikuri ikintu cyatumye Imana ikwima ahantu higeze kuba ubwitange utanga agatungo wakunda sinarima ese nakaye gatungo watanze muze Madame ati harimo inkoko watanze agakoko ukunda akanyama kundusha agakoko muragatanga itanga ryawe ryo mu rusengero ryatumye Imana ikwima umurozi uyu murozi yaravugaga ngo iki cyumweru ntigishira aherutse no kuza gutema igiti mu marembo wawe ndamuruzi aherutse kuza gutema igiti mu marembo wawe yibwira ko hari umuntu uri bupfe Imana iramwima mushumba rambika ibiganza kuri aba bantu tuvugurura amasezerano yawe tubaremere bakirira mu maso y'uno murozi batabarirwe muri amaso ye ibi bintu bibaherezaga bishubijeyo byahushije umutima w'uno mugabo bishubijeyo mu butware mpabwa na Yesu tumurambitseho ikiganza imyuka y'abarozi turayirukanye kwa jina la Yesu ducyashe imbaraga zabo ibi bihunyira bihuma ntibikongere guhuma ukundi Yes pepekerebo shateketa teketo pekine desambo otaya raboke nona uravuze ngo ntibizongere ukundi mu izina rya Yesu Kristo amina mwami Yesu aba bantu bahagaze imbere yawe ibi bintu birara bishegera hejuru y'amabati ibi bintu birara bibabuza gusinzira ngirukanishije imbaraga z'umusaraba wa Kristo none n'iteka ryose urakoze amina amina muhe Yesu amashyi mumuhe amashyi musubire mu myanya yanyu ayo mashyi sinayumva mutanga amashyi mukomere Imana amashyi ntabwo amashyi ndayumva mwabacuranze mwe ntabwo ndumva amashyi ntabwo amashyi ndayumva ntabwo amashyi ndayumva ayo mashyi sinayumva ayo mashyi sinayumva kumva nijoro uryamye umuntu araguhamagaye mu izina kandi nawe urimo ndeba wambaye agapfukamunwa k'umutuku nawe urimo undi uri hano ujya kumva wumva umuntu amuhamagara nimugire gira utya ngirira utya osireke shake rebo hatake aho pake hari umuntu watije umuntu isuka hano arangije ntiyayigarura banza unkurikire unyumve watije umuntu isuka arangije ntiyayigarura akubwira ko yayibuze kugeza izi saha iyi suka yarabuze oya nyine yicaramo imvangira
umuntu witirije isuka yayitiza umuntu aje kwitira arangije uwitije ntiyayigarura kugeza izi saha ntarayigarura yerutyo yego muze hano ubu kandi yarahita haza n'abatarazitije n'abo bazibye ntabwo ari bo bayibye ni umuntu waritangiye gutya mu ntoki akayitiza umuntu ntiyayigarura bambuza mubwira imihango bayikoreyeho aka kanya nyipfusha umuze we ugiye kureba icyo Imana igiye gukorera aha hantu ugiye kureba icyo Imana igiye gukorera aha hantu hano hari Imana ubu tuvugana imirima yanyu ntikera murankurikiye muheruka guhinga ngo mweze muheruka kubona inyungu z'ibyo muhinze uyu muntu rero ni umurozi ufite ishyirahamwe akorana naryo bituma abantu amasuka yanyu ari mu rugo rumwe rw'umurozikazi akaba aya masaha amenye ko hari ikintu kidasanzwe kibaye izi mbaraga ziri gukorera hano zimugezeho yabuze amahoro aya masuka ahantu hari bayakuyemo ibihato ibi bihato babikoreyemo imidongero bagenda babihatika mu mirima yanyu ngo ntizongere kwera kugeza izi saha n'abandi bareza imboga nta kintu mukeza muri kunyumva neza Imana ikaba imbwiriye muri iri teraniro ko uyu murozi watwaye aya masuka ni ukuri kwayo nta mbabazi mufitiye muri uku kwezi kwa gatanu agiye gupfa abantu bazatungurwa no kubona amasuka bacukurishije imva ye avuye mu rugo rwe bamwe batangazwe no kubona umuntu umwe agira amasuka angana kuriya Imana imuhembye gucukurisha imva ye ntabwo nica Imana irica igakiza ariko aya masuka agiye gucukura imva ye muri uku kwezi kwa gatanu muzabimenya ndabizi muzampamagara muzabimbwira ikimenyetso kizatungura abantu bivugiye muri iri teraniro ni uko bazabona amasuka avuye mu nzu ye bagatangarwa no kubona umuntu umwe agira amasuka angana gutya Mwami Yesu ntunze ibiganza muri iyi mirima ndayihumanuye imvura iri bugwe nijoro mu rukerera ihinduka ifumbire ubu butaka nanjye uyu murozi ndamushegeje mu butware mpabwa na Yesu guhera none kugeza izi saha bazamenye ko hari ubwami bw'Uwiteka bukorana natwe none n'iteka ryose urakoze amina mumere Imana amashyi musubire mu mwanya wawe
ese akazi k'ubufundi wagakoze igihe kingana iki? uri umufundi n'igihe gito ngaka akazi ugiye kugereramo umugisha. Yego papa, ubundi abandi baravuga ngo abafundi Yesu yarabavumye, wowe n'uvumye. Kamazemo igihe gitoya, Satani yarakaye kugira ngo ukange, akoresha umuntu agukura urutugu. N'izi saha ntabwo urimo uryamira urubavu, urwo rutugu nuri kururyamira. Uyu munyeshuri wo gukuyura urutugu ugiye kuzamukira imbere ye, ugiye gukirira imbere ye, azagucaho ijoro, azagufunguza. Yakubise umuntu udakwitwa. Hari amasengesho wigeze gusengera ahantu ubukoko, ishishi, ntuzi ibikoko birakwirura. Aya masengesho urayibutse ukajya ugira bikuraho ibishishi. Aya masengesho yakoze akantu kandi agiye gukora kandi. Ubundi niga ishuri rya Bibiliya ntabwo ibi bintu ndi gukora byemewe kurambika ikiganza ku mugabo. Abahanga bize Bibiliya ariko Imana integetse kubikora. Uru rutugu ese igiti yakigukubitishije, igiti yagukubitishije wabonye akijyamo? Yarakijyamo. Sha rero n'umuntu n'umurozi uretse no kugukubita, iki giti yarajyagishiga ahantu umena urubiko akikugeraho amagambo ngo ntuzakire. None Imana yohereje akana k'akashumba agiye kugishingura, ajya kukizirikaho ihene za nyina, kandi n'uyu mugoroba ikohereje. Uru rutugu Mana n'uku kuboko ndabikwikiye. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, ejo ni ku cyumweru. Uwa mbere azajye mu kazi kandi uyu muntu azasebera imbere ye, hanyuma ibyo yakoze bipfushije ubusa muri iri teraniro. Mu izina rya Yesu, amen. Mwami nyiribi, uyu musaza yakutse urutugu, ntishingiye imyaka agezemo, ntishingiye aho byaturutse, yishingikirije ku butware igihugu cy'ijuru kirimo. Nonaha ndategeka uru rutugu kuba ruzima kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Gusubira mu myanya yayo. Ndashaka abantu bafite perimi mu mifuka yabo batagira imodoka. Abantu bafite kategori mu mifuka yabo cyangwa basize mu rugo nta modoka bafite, mugira gutya mbahesha imodoka muri uyu mwaka. Uyu mwaka bahesha imodoka. Si ubu wabigize gutya uhagaze. Abashaka izindi modoka babe baretse, kuko wowe izigiye kuguha uzagira ikigeragezo cy'abashoferi, uzagira n'ikigeragezo cy'aho uziparika bazikanga babona ugira ngo ni igaraje. Nuko hanyuma rero gira utya, mpamagaye imodoka, mpamagaye yego byihuse yego urakoze. Urambwiye ngo muri iri teraniro uretse n'imodoka utanze n'amazu, utanze n'inka, utanze ubukire. Muri iri teraniro utapakarabosaye ratakarabosa ngotaya rabo retasikitiki hata. Hari ububyutse bugiye kuza aha hantu ejo Imana yaramubwiye, ariko Imana irambwiye ngo mpagurutse abanyempano, abantu bahoze bavuga mu ndimi zikagenda, abantu bahoze ari abahanuzi, abantu bahoze ari abavugabutumwa, mugire gutya aho muri. Imana igiye gukangura impano zibabitsemo kandi ibamaze ubwoba, kandi igiye kubakoresha mu gihe gikomeye, kandi igiye kubakoresha mu buryo bwihuse. Uhanurira umuntu ku wa mbere, ku wundi wa mbere agaruka byasohoye. Izi mpano yego, izi mpano yego, izi mpano ndazisengeye. Iki kirere cyabo abakonikoni bari barakizimije.
rero gikuyemo abakonikoni, gikuyemo abarangi, gikuyemo abapfumu bazimya umwuka w'abahanuzi, bazimya umwuka w'abanyamahano. Aka kanya iteraniro ukoze ibintu tutatekerezaga, wubakiye abantu amazu mu gihe gito, utabaye abantu mu gihe gito, uhenguye abantu mu gihe gito, usutse ububyutse mu gihe gito, ukijije abantu mu gihe gito. Haleluya! urakoze, urakoze. Iki gihugu cy'u Rwanda utanze amahoro n'amahirwe. Igice cy'amajyaruguru y'u Rwanda ushyizemo ingabo z'abamarayika zikomeye. Iki gice cy'amajyaruguru ndabona ushyizemo ingabo z'abamarayika zikomeye cyane. Karame, yego urakoze. Twakiriye ingabo z'ijuru zishinzwe umutekano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ndagushimiye kuri Imana ikoze mu izina rya Yesu, amen. Umuntu ufite indwara yumvise tutavuzeho, akumva bahamagaye ibyiciro by'indwara, akumva icyiciro cye nticyavuzweho, nazamura ikiganza. Haguruka. Mwizeye gukira? Murizeye? Mwizeye ko iki kiganza kigiye kubakoraho? Datawe, mwizeye ko iyo duhagurukije igiye kwicaza indwara zikabava mu mubiri? Mwizeye ko yatanze Yesu igiye gutanga amagara mazima mu buzima bwanyu? Yo Mana nyiribihe, ikiganza cyawe cyiza nigikore kuri izi ndwara. Hari indwara zaburiwe amazina, hari indwara bivuje kwa muganga igihe kinini, kandi n'abadukurikiranye kuri izi mbuga nkoranyambaga, abafite indwara zananiranye, indwara zidakira, indwara bapima bakabona ni negatifu, indwara zimaze igihe kirekire. Aka kanya abaryamye mu bitaro babyuke, abarimo amabomboni bakire, abari mu masonde bakire kwa jina la Yesu. Izi ndwara, wa ndwara we, ubundi wiyita iki? Wiyita iki? Wiyita iki? Aka kanya rekura icyo gituza ugende, va mu maraso sida, genda. Kansa rekura, wa mugongo we vamo, aya magufa yamunzwe n'aba mazima, izi diyabete ndazikamuye mu mibiri y'abantu kwa jina la Yesu. Iyi mitwe idakira aka kanya nyitegetse gukira kwa jina la Yesu. Uku gutanekara nonaha ndagutegetse. Yego, ikiganza cyawe nigikore. Yego, ikiganza cyawe nigihagurutsa abicaye, nikibyutsa abaryamye, nigihetamura abahetamye. Iki kiganza kigenda kigera kuri Mama Margarita, ariya maguru ye akire, ariya maguru akire nonaha. Ndatapaya nohereza amasengesho aho Mama Margarita aryamye, ndatura gukira, kwiyuburura
bagorana kuza, muza kureba uko abandi baje birukanka. Aba bantu nimubona baje birukanka mu ngashya, ngiye guhamagara abantu bajya bagorana kuza. Ngiye guhamagara abantu itabi ryamaneye kureka, abantu ubuhehesi n'ubusambanyi no kwikinisha byazengereje. Ngiye guhamagara abantu inzoga zananiye kureka. Aba bantu nibatambuke baze. Imana irambwiye ngo bagikizwa ibi byaha, hari imigisha igiye kubasukira muri uku kwezi kwa gatanu. Imana yajyaga ibarebera mu byaha ikanga kubaha umugisha. Mutambuke mushire ubwoba n'intebe, muze mbasengere ngo botore ibintu byanyu byari byaraze. Muze mubakiriza amashyi. Aba bantu bakwiye amashyi, n'abacuranzi mubimenye. Aba bantu baba bakwiye amashyi n'impundu. Muze 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 muze. Imana iratangaje. Ibaze, hari igihe Imana inkoresha ikabanza gukiza ibyaha, hari n'igihe inkoresha igakiza ibyaha nyuma. Imana iratangaje. Irambwiye ngo iki cyiciro singisige, uko nacyo ngo uri kukibona nk'uburwayi. Irambwiye ngo uri kukibona nk'uburwayi, ni uburwayi si ibyaha. Mwongere Imana amashyi we. Tapokita de bosa. Ibi bintu byari byarabananiye, mumpereze pasiteri mikorofone. Iki cyiciro niwe ugiye kugisengera. Ibi bintu byari byarabananiye, byarabaye nk'uburwayi. Imana igiye kubahera imbaraga muri iri teraniro zo kubireka, kuko mugiye gukorera Imana mu buryo budasanzwe. Muri iyi si kwa data niho gusa hasendereye amahoro, umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Sengera ubu bwoko bw'Imana. Mu izina rikomeye. Haleluya. Izina rizura, izina ribohora, izina rihindura. Ubu bumuga bw'ibyaha, ubu bumuga bw'ibyaha busenyere Satani, busenyere Satani. Ubumuga turabushe uhereye uyu munsi, uhereye uyu munsi. Imbaraga zawe zibinjiremo, imbaraga zawe ntizibinjiremo. Bakomeza kuba akazuyazi, ubugwingiri bubajemo. Yego, yego. Amina, amina, amina. Mukomere Imana amashyi, musubira mu myanya yanyu, musubira mu myanya yanyu, musubira mu myanya yanyu. Ndasoje. Hari umuntu wohereje ifoto. Uyu muntu afite ukwizera gukomeye, arababaye, arababaye cyane. Ibi bintu kubireba birakomeye. Ifoto iyi ndwara n'ubwa mbere nyibonye kuva nabaho. Hanyuma iyi foto ngiye kuyisengera. Ibi bisebe ndi kubona byabuze, ngiye kubyumisha mu minsi 6. Hanyuma aya maguru yabyimbye abengerana gutya, buryo n'abaganga bavuze uko bavuye mu epfo. Ukaduhagurutsa turi abavugabutumwa n'abahanzi, ukadutoranya nk'abantu bari bukoreshwa ibitangaza kuri ubu butaka. Dusengera
iyi foto munyegere abantu twazanye munyegere dusengere ino foto munyegere dukamburire ibisebe munyegere uyu muntu tumubyutse aha hantu munyegere uyu muntu atungurwe no kumva imbaraga zimwinjiyemo munyegere uyu muntu tumwambure urupfu tumwambure satani munyegere mwami nyir'ibihe duhamagaye uyu muntu tumukuye mu rupfu niyitaba ubuzima waduhaye ubutware uduhagurukije n'abakozi bawe muri uyu mujyi w'amajyepfo turamubyukije dukamuye ibisebe turabidoze jinara yesu ahabyimbye turahabyimbuje ahava turahakamije ubu bumara tubusohoye mu mubiri we tikerebo sangadepaya tekirine sangopa ubu bumara bwamwinjiye mu mubiri ndabusohoye nsohoye ubu bumara ndabusohoye nsohoye ubu bumara buca mu mwari bugende buca mu mwanda bugende ndabusohoye yego mu minsi 6 azuka zende mu minsi 6 ahagarare ugomba bari bukore mu minsi 6 atera intambwe mu minsi 6 atera iya kabiri mu minsi 6 aranga umuryango mu minsi 6 ajya ku isoko mu minsi 6 ajya mu rusengero mu minsi 6 akire urakoze turagushimiye kubikoze mu izina rya yesu amena 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 muri mana nsoje mvuga ngo ikiganza cy'uwiteka kibe ku bana banyu bari mu ishuri ikiganza cy'uwiteka kibe ku bo mwasize mu rugo ikiganza cy'uwiteka kibe kuri bene wanyu baba hanze no mu Rwanda ikiganza cy'uwiteka kigere mu mirima ikiganza cy'uwiteka kigere mu byo mucuruza ikiganza cy'uwiteka kigere aho mutagera ikiganza cy'uwiteka kigere mu nzu aho muryama ikiganza cy'uwiteka kigere aho mubika ibyo kurya ikiganza cy'uwiteka kigere muri saro ikiganza cy'uwiteka kigere ku marembo gihumanure iki kiganza kigenda gihumanura ingo zanyu bari barahumanije iki kiganza kigenda kirogora imirima yarozwe iki kiganza kigenda kirogora amatungo yanyu bari bararoze iki kiganza cy'uwiteka gihindura ibintu maze ejo uyu munsi hatangire hakoreka ibintu iyi weekend irangire akanwa kanyu kuzuye amashimwe mashya mbisenze shima mu izina rya Data twese umwana Hallelujah. Hallelujah. Ongera uzamure hallelujah. Ongera uzamure hallelujah. Amen. Azagaruke cyangwa ntazagaruke? Mumutunge ibiganza. Imana imuhe umugisha.